iminsi iragenda ushaka mbese neza bana mu kagari baragenda mu gahenge mu mpango mu kiteza shawapi mani n'akazi kaba katuriye akazi ntabwo katuma uhora ugacika n'amaniga yawe nk'ubu rero nk'igihe tuba duherukanye shana bizi n'icyarangaritse no kuvuga ko baje kundeba ukambara gusa nyine nari nagiye muri ruriya ruganda kureba iby'abakora bimeze urumva ntabwo umuntu yafite ibintu bisigaye abakozi ejo bundi nahatekereje navuga ati niganjye sinkibona sinzi ahantu yarengeye nkabandika njye gukorera aho nza homu nsanga ngo waba harambye ngo wagiye mu nganda za papa wawe ngo hari ibintu burimo urakora muzigaye warabaye nyine mba nagiyeyo gutyo gusa ngiye kureba iby'abakora bimeze nk'ibyorganiza cyane ko haba harimo n'akazi katoroshye iyo rero abakozi badafite abana babahozaho ijisho ngo bakore neza bazi ko hari umuntu uri hafi aho nyine akazi barakica niyo mpamvu mba agomba kuhagera ibintu nkabishyira ku muhanda ushaka n'akanya ucomoke uzebe inyiga zawe uganire nk'ubu se ubu zibirimo kubera hanze ukuntu gahunda ziba zimeze ukuntu cyane nyine ntiyatari gusa nyine namwe bamuri hafi yanjye nyine nzancumuka nze mbarebe gabanya kwigurisha abantu erega mani na ziriya bizinesi nazo umuntu aba agomba kuzibonera umwanya cyane ubona ababonera cyane ko hari amani niho bahava amafaranga azamfasha agafasha n'umuryango wanjye ndetse n'abandi baba bakeneye akazi ariko amafaranga ni abantu jama amafaranga ni abantu ariko abo bantu nabo batabonye amafaranga si urumva byagenda ariko nanone ubonye amafaranga nta bantu ntacyo yakumarira amafaranga hari amafaranga n'abantu baraza ntabwo kuri ubukene bwakuriye waza ukagegera abana b'umugabo niko muba mubaye wumva ko ifaranga ni byose ni byose ariko rero ifaranga uri nyine urahigira kumenya kuri ugomba kugira wese ari amafaranga asuzagira mani si amafaranga gusa nyine n'akazi kaba gakenewe ukuntu katari bihagije kuko urumva ntaretse kapfa kandi gapfuye urumva ni byinshi byakangirika gashobora gupfa akantu kamwe ugasanga ibintu byose biba byarashowemo hariya byose birangiritse wakumva ukuntu ukora nk'umutima ushobora kugira ngo n'uwakise akazi asize akarangije n'uwakise akazi niyo yakarangije mani jya unyaruka utarabuke ureke kwiga ngo mu kazi ngo mu gitondo mu kazi umugoroba mu kazi kuruhuka mani ni muri wikendi Halo. Sawa, uri ku kazi? Yego nakagize. Okay. Ngiye kuza kukureba. Yego nta kibazo ndaje. Nari nje kukureba ndahageze igitego. umva mani hari ikintu nari nibagiye kukubwira hari umuntu nari ngiye gushakira ibiceri 300,000 urumva gusa nyine mbonye kujya kuri banki biri bwangore ariko nk'umuntu w'inyiga yanjye ntabwo nizo turasa nkaza kuzigura mvuye kuri banki Abana bakeye n'amadiru rwarahize wabona ari nk'akabanza ugiye kureba nta bandi hano bo mu gahetse nakwima turasa reka gusenda ingiye nta kibazo ni natwegeranyije ngiye kuzagura akabanza ngiye kuzagura akabanza nambira nimero 0 yego 3 magana 300 ntabwo nakimudufaranga abana bahungaga ese n'amamiliyoni muba mutunze ndabizi ko tutafata uruwasa ntakire ni nk'ubusa kuri wowe biba birenze mani none se mani
sisita babariye ko we ntari kumubona byagenze gute ariko n'agatima kaba gatera ndaragikumbuye kera cyane ariko sisita tumaze kuvugana mu kanya kumbwira ko arimo kuza home n'aka kanya ushobora kujya kumva sadakana bari mu nzira ari hano hafi dushobora Imana kanga mukumbuye ntugire Imana nyine baragusanga ariko ubwo nuhusha nyine mana na stress z'akazi dore ko cyari mbona namukumbuye sibyo mba nkubwira se ugomba gushaka unese waba utabonera umwanya maniga yawe ukanda umwanya sheri wawe se uwo mwana uzara umwanya ugomba kuboneka ku musheri Imana ntabwo bizi ujye ukomeza ibyo ushobora kuzareba nk'urugi ku rurabo bane wabonye se utavuga nuko nawe ari sister wawe ari gutuye ndumva umutima wawe utera umusanga mu kanya ubwo utangiye kumuvuga abona yinjiye bibaye byiza yaza yize iby'abakundana runaka agatima kare gutera wabona yamenye ko wageza byamfasha cyane kuko nagenda nanjye ndi mu rero cyari kinzanye hano nagira ngo mpe raporo yo guhera mu kwezi kwa kane uko byagiye bigenda urabona nari maze iminsi ntari sibyo ntabwo byabashije kugenda neza hari ibyo nakora twarabikoresheje kuwa kabiri ndabona byaragiye bizamukaho gato aho ku kwezi kwa kane niho byabaye nabi abakozi ukwa kane mwinjije amafaranga angahe mwasubiye hasi cyane n'iki cyaburaga hapfuye ibikoresho byinshi kugenda ubikoresha urumva byadutwaye ariko urebye kuva mu kwa mbere kugeza n'iki gihe birimo biraza ndabona kuri konti dufite